wowe bafutore ese ni wowe manze uraho neza komera ese nacu nahibazwe cyane uri kuva hehe dore mvuye imbere yo hakurya hepfo mu kabando mmenetse ugazamuka inyuma iyo ngiyo kumva ntiwagera imihanda yarakora reka da nose n'ubundi umuhanda karo duhoramo dore tubisikana kugenda nta mugabo wubatse ugomba kugenda imihanda yego ugomba kuba ari mu rugo rwe akaraba umwana ntunahingwe nta n'ibitagufite uyu mu nama umuganda usaba ejo bundi n'inama ari umusanzire ugiye gukora ubukwe ese none nakora nk'ubwawe ko nabonye ikibazo wawe ye nta kibazo mfite na kimwe hari nahuye n'umudamu nawe nanamuyobewe urumva wa mwana ntabwo nawe kumumenya urabona ntabwo wahura n'umugenzi ese mama iwanjye iwawe ugurira ku ishyamba noneho umudamu umwana nabonye yaravukanye ubumuga umugore yarashonje ubundi uba mu rugo cyangwa ntabwo ni buriya bwoko bw'avukamo igihe cyo mubaje bari cyo subiza maze ubwo bwoko avuka uba mu rugo cyangwa ni mu rugo ngera ariko ndahaba ariko ntabwo kandi umudamu yambwiye ko utaba mu rugo yambwiye ko umwana yamunaniye arashonje umwana ari kugenda amuriraho inzira zose ari gusifura umuhisi n'umugenzi wababura ugasubira mu rugo kuriya mwana ari ifura yawe maze iminsi ifite akazi kenshi turakora turara nyine barahariye amacumbi turara gukora kutamara amafaranga yo kurya ko yambwiye ko yabuze ibikoma ni abagore basebanya abagore b'iyi minsi n'indashima ndohereza umunsi ku munsi reka rero mubwire mugire inama umuntu usenga imana mwanjye wenda abona kuyisenga byarakwibagiwe reba ukuntu usubira mu rugure buriya mwana kuri basabye ubufasha bwo kuzamujyana mu kigo cyacu ku masera aho se ntabwo tujyana umwana papa we atari none ubwo twajyana umwana utabyemeye wangure ririya shyano mu rugo se wanjye ntabwo njyana ishyano nawe ntabwo uri kwemera ko ari umwana we n'ishyano umwana erega umuntu yagura n'akantu abamasera bamutwara nisenga imana wizera imana ntabwo wizera ibyo kunywa n'akantu ntabwo tukazi wahenge kari uriya mwana wese ni umukobwa ariko arutwa n'ahatari buvuke njye nashakaga umuhungu kuva uriya mugore ujya kumutera narabanje ndabimubwira ndamubwira nkeneye umuntu uza ifatizo ry'umuryango umuntu uzafata umuryango n'abana hari bamusiga mu rugo imfura yanjye mbese akaba ari iyoboye umuryango arangije agize n'icyo mbona abyaye umukobwa nimba aramusenga imana nimba ujye usenga ishapure ujye ufata ishapure y'amazi bikira mariya ndakuramutse mu buzima oya witsengere amasengesho manze neza umwana avuga umwana ukundira mubyara kandi agakura oya witsengere uje nemorana n'imana fata ishapure usubire mu rugo ubwo naza kureba ikibazo cyanyu kugira umwana wanyu tubashe kumufasha kubera ko turabona ko n'imodoka ije kumufata ubona amaso ari ugomba kugenda mu muhanda umwanya ungana gutya sibona imodoka ije kumufata none uwo rero ubu uranyemera ko usubira mu rugo oya ndasubira nta kibazo manze tugende yewe nagutinda kabisa genda nagutinda nta kibazo nawe nzasubira ntugire ikibazo rwose hari iwanjye sawa urakoze n'iwanjye hari rwose umwana tuzamujyana mu kigo ari uko wemeye ku wowe uzaze twarikeye kano ntushaka uzamuka kwita umwana w'ishyano kandi umwana w'umukobwa niko gaciro n'ibyo umwana w'imfura w'umukobwa arakubura akabura nyina agateka umwana wundi abyara amuhenga uriya mugabo kuko buri bintu avuga ngo ni ishyano ry'umukobwa ubu se ngewe iyo naba amasera ntabwo wacu twari twarabuze aho tuba ihuteka gutabara ku mubare wa musore we kabisa imisatsi yanyereyeho harya ngo ntayo kujya muri salon hano aho bigeze ndabona nzajya ntabwo birasaza cyane nanjye nahise ngafyufyu hano yego makuru yanyu shyiraho ndaje nyagirane mu nzu usanze ndi kwitegura nanjye kugenda uri kwishyira ku cyapa aha nabishyiraho n'ubundi rwose ndi mwiza nabise cyabwa rero
umukara. ariko abantu b'ibikara n'ubundi bantu batana no kuba beza. Oya simvuze ko nakwicara none. Ushaka kwicara? None se ntiwihuta? Niba ushaka Ni kama uca buriya natwe tuba dukeneye kubaganiriza kuba yagisha kuva kubaganiriza tuganiriza ariko ese ntuzamenye ikinyarwanda ryawe? Ikinyarwanda jewe ndakizi. Hanyuma bavuga ko None se ikinyarwanda ndetse kirundi si cyo kimwe? jewe ndakizi ariko umuntu ubona muvuga jewe ntabwo ariko zikosa neza nubwo umaze kubyara rwose umenga uracyari inkumi umenga kubyara ntacyo bintwaye nta n'ikintu byantwaye kabisa. kandi iyo kubyara ugasa nabi ugacupira bituruka ku buzima wahuye ntabwo rongera nshaka kwituriza nzakora ibishoboka uriya nubanza nayo mata ukagira ukaba ari umuntu wacotse ubwo so yasubiramo byumva ngo wamugu uzana ayo mata urabona se ukwanga umuntu wacotse umwe litiro ya buri munsi ntabwo ari cyo kimwe nka twegerega buriya inka zacu turazikama ariko mwege namwe. hanyuma gese numva ngo abashumba baza bakamira mu kanwa oya hariya baraguhenda bya nibyo kubeshya ngo muza mukamira mu bihuru mu binani ngo mukaza muyanywa muri munsi ngo yayo none byifashe gute none kandi usanga ari boss ampamagaye. hanyuma wagiye wicaye ukora iki? ayashana ese boss none ugagira ngo hanyuma ko mukubye oya reka none se arakuruta none yewe nshaka uzanyigishe ikirundi ko nta magikunda. oya wowe urumva we nzona gutwaraye iburu umwari buru hari ikibazo none hanyuma ukagenda uvuga ngo ndi mushiki wawe. mushiki wanjye gute? nese urandi tudatandukanye none wewe nk'ubu uri umuntu mukuru nawe ibyo byibwira wumva twagenda tumeze gute? nyine icyo nkubajije uvuze ngo pari ubundi no cyangwa kuri fiyazi iki cyangwa kuri fiyazi umva itabashobora barimo kugama muyayi we banza usubize none se ikibazo ngo wagira gute ene ese ukagenda ujya ku perezida ko nzaba umugore wawe turabona nta umuntu urabona umugabo wanjye ushika reka nawe mubera hatari iguye ntawe utayiryaho ko ngezaho nawe wowe ese ndi umuntu wowe ufise iki cyo waheraho ndahembwa ariko ngiye gute usanze nabigiye kugenda reka itabashoboka nayo reka mbe ndayisize hano aho reka ngiye guhemba mu minsi nzohemba nzabisanaye uzayanzanira nawe urabyumva nk'umuntu nyine nemera nawe urabyumva ariko we mana we yigira neza reka nanjye nkumva ko Yesu agira neza ngeze ahantu hari ngezaho aho n'umushumba abwira kuntu oya reka mwese urumva ababosi mufise uko mubifata kandi atariho ntibagiye ko n'umushumba reka nawe ari umuntu urigaza naho naba ngeze kuri se nese ufise umutima wo gukunda none se niba ufise umutima wo gukunda ubwirizwa gukunda iryo ni kosa utazosubira reka nanjye mvuga ikirundi n'icyo uri kuravuga utazosubira no gukora iryo kosa naho naba ngeze kuri se ntabwo naza gukunda nawe none se niba jye n'abagukunda nikunda uzagukuri tugende hahandi hamwe ahantu bajya bavuga abantu urukundo rwajyanyura hasi hamwe hano mu Rwanda njya ngo ni kwa makuza ntabwo bakijyayo kwa makuza ubu baca bashunguka bakaza ahantu hitwa mu nkundamahoro hariya rega bakunda amahoro urumva n'abantu bakundana bose bajya hariya nyine uzajyeyo njye twajyanayo urimo urananera na sitiresi ndeka usanze ndiho nitegura nshaka kwigira arajya urantara umuntu none ntabyo umuntu ese urabona uriya mugabo wanjye ushyigikiye njye nta buntu nkureba umugabo wanjye nubwo dusa nkaho dufitanye akabazo umugabo wanjye rwose umugabo nashakaga n'uriya ni imboga ufite ibituza nk'ibi ukuntu ushase banza urabigiye
nakikungura se uriya se kabisa gatuza uriya kabisa gatuza kariya mata ndabazanira hanyuma wibaza ngo uhagaritse aya mata yawe ntabwo yasubira kugira amatoza yoca nanuka ananurwa n'ibiki yo nta mata ndabazanira ndaba nkaho ukuntu ufise isura irembye ko nyine tota reka mbe no muri ibi noneho nguhene n'umwanya noneho tunaganira ubundi ubwo nkwemereye ubona wamarira iki kumarira iki gutembereza kumva icya mbere kujyana mu isoko nkagushopingira yego nkakurongoroka umugore wanjye si ibyo none ibyo mbese kuntembereza kunshopingira kumpahira imyenda cyangwa ibintu byose byo mu nzu byose bikenewe gatatu nawe urabizi nyine ukandongo iyi gahunda nyine yo mu buriri gakometse ubona wabishobora wowe wibaza ubona wabasha kino gushobora no guterura ukabura amenyo ariko ntabwo utagowe noneho kunterura niko kurongora mbese nese kumwe ngo no gushobora kuri no gushobora no ntabwo wanshobora ntabwo nawe nararongoye n'umugabo muri ufite ibituza bingana kuriya ariko abanye ibituza orega ubwo wowe uzanshobora ese ibituza nibyo baraba nibyo mugendera erega ntabwo wanshobora ibyo nkubwira nuko kujya gusenga imana yo mu ijuru ngo ingarurire umugabo kuko yaranyemezaga bye nanjye nkavuga ngo wane ahubwo rero urumva noneho tugiye guhuza ngo ndiho nshimagiza umugabo wanjye ndashimagiza wowe oya ahubwo je nanjye noza ndusuriye urazi kugira ngo ngewe usibye ko numva birimo no kuza muri mayindi yawe cyakora urimo uraza ntabwo ndi kuza ngo uzondongore tega amatwi ngewe nemeye kukuzana nawe hahandi kuramina ariko ngeze kuramina kuko wambwiye ko umukozi agiye kuguhera kandi nanjye ndashaka amafaranga uwo mpasoni mwiza ariga wewe rindira tega amatwi reka kwihutisha igihe urashyushye uratogose cyangwa byabaye ngombwa ko ugenda nabanza nkakujyana mu kinamba hari ikinamba cyiza kiriho abatipe bazi kukunyura itondeze nakujyana nawe kujyana ku kinamba kira mariya mawe noneho kukina bakanyoza bakankunyura nakujyana ku kinamba bakagukuba bamara kugukuba rindira tega amatwi barangiza kugukuba nkakujyana ahubwo ari byo gushopingira imyenda narangiza nkakujyana muri salo narangiza muri salo ye kuko kogosheshe none si umushatsi buranje ntiyogosheshe izo ntuza zimeze nk'iz'amatwa se oya yumviriza rega hano nuko ntarahemba uzuranye n'ahemba ntabwo nshaka ibyo gukoresha uko wahemba rindira nanjye unayahemba ukayazana nicyo kintu nabanza kukubwira ngo tuyakoreshe ariko urumva wemeye ibiganiro hanyuma namara kubona ko wamaze nkabona ko sinbizi ariko sinzi ahantu bazagukuba gutya oya genda umugabo ni bogari ntabyo mbona buriya ntushobore kuraba buno bugufi urumva genda mukuru urumva gira nese mpamvu tumviriza nyine genda nzakubwira nuzana andi mata yego genda se sawa genda ariko ntaruha narina nakuye umufura mpita atera n'umwaka ijya asura ariko akavuga ikirundi neza ngo ajye mugabo